Buri munsi urubyiruko rugenda rwangirika bucece ariko ntibabimenye. Impamvu ni ukubera ko bimeze nk'amazi ari kwinjira mu mwenda gahoro gahoro, ariko umenya ibintu bitatu bishobora kukubuza kongera ku nzozi zawe wowe utabyitondeye. Icya mbere ni ukwigana abandi. Benshi muri twe twifuza kuba nk'abasitari bo kuri TikTok cyangwa aba influencer, ariko ikibazo ni iki: iyo wiganye undi uba wishe uwo ari we. Imana yaguhaye impano idasanzwe ariko wowe uhitamo kuyitiranya. Ibi bituma uhorana ipfunwe wumva nta n'agaciro ufite, kuko ntiwabasha gukora ibyo undi muntu nk'uko abikora. Icya kabiri ni ukubaho nta ntego. Ugasanga umuntu ari mu buzima ariko ntazi aho ajya cyangwa aho ava. Buri munsi akabyuka agafata telefone agascrollinga, akijya kuri TikTok agaseka, akarya ubundi akongera akiryamira. Ibyo bintu rero nicyo cyago cya mbere cyica impano z'abantu. Nuba udafite intego, isi yonyine izaguhitiramo kubaho. Icya gatatu rero ni ugutinya gutangira. Ufite igitekerezo, ufite impano, ariko uhora uvuga ngo sindamenya neza, ukumva abantu baguteye ubwoba wibaza ko bazabifata. Ibyo byose rero ni imitego yo kutigirira icyizere. Wowe tangira buhoro buhoro. Gushyira video imwe kuri YouTube bishobora guhindura ubuzima. Ibyangiza urubyiruko rero si ibintu bya danje cyangwa intambara, ni ibintu bike duhora tubona ariko ntitubyiteho cyane, ariko ibyo bintu nyine bigahindura ubuzima bwacu. None se wowe urakomeza ubirebere cyangwa urabirwaye? Tangira uyu munsi, ushyireho intego, ube wowe kandi utangire ukore. Iyi video niba igufashije kanda subscribe, kanda like, iyi video uyisharinge, unatange comment. Dukomeze tubane kuko urugendo haracyari rurerure.